we wa mukobwa uko utavuga Ernest Nyirindekwe wakubatije mu mazi hari Kicukiro ejo bundi uramenye uzarya umwungu sibibamba Brian uzarya umwungu sibibamba niba abazimu wakuye muri Yorodani ejo bundi bakubatiza niba abazimu baraguhezemo abazimu biwanyu bakabaranze kukuvamo bakubatiza Ernest onge mfate Brian ntabwo yabatijwe umwogere umwibike inshuro 3 umukozi w'Imana niwe wakabaye ukora campaign yo kugira ngo uvuga ubutumwa bwiza abantu baze bafashe igosha ahubwo niwe urimo urasenya niwe urimo ayo mafaranga abo ba diaspora agomba gutanga se barayakuzanira barayaguha yegora nge Bosco yavuze ngo ngiye ngo Brian ngo wavutse ngo ntago ari ukiriho ngo nge ndikima ngo nagiye ngo munga abazungu bankora ngikimashini cy'abazungu ngo cyaragiye ngo gikora undi Brian ngo cyaragiye gikora undi Brian oyo yawe turamuzaho mukanya nukuri mureke mbabwiza ukuri mwabantu kuko kirazira abatizwa karindwi kirazira kuko yabatandukaniye na jihadi ukiri mu mihanda no mu mayibobo go mu bihanda Brian afite abazimu besh bamurunzemo bityo rero nasubire mu mazi inshuro 7 Pastor Ernest Nyirindekwe prophet ongera umubatize Brian inshuro 7 mu mazi bivuze iki hago haza kunzana ubuntu bw'usutwa buraho ribu n'abanyarwanda ribu ntabwo yishingiye guteka mitwe bw'abajahadi na Brian kuri social media baramutse